ese waba Imana ko yahaye Salomo umwami Salomo umwanya tusaba icyo ushaka Imana ikubaza iti nzaba iminsi ushaka kubaho wayisaba ingana ndababaza kandi umuntu yibaza Imana ikubwiye urashaka iminsi ingana iki yo kubaho wayibwira yewe mbabwiye nayisaba 100 ariko kubera ko isaba 100 ubundi nigeze kubisaba imyaka 90 noneho madamu arambaza ariko uri gusaba imyaka 90 ijana gutwaye ngira ngo yabonaga yuko naba nibutse akazarusigaramo wenyine ariko naravuze ni impamvu yisaba 90 nuko nanone iyo 90 iyo mbitegereje iyo ndeba abantu bayirimo 90 ijana usanga hari ikintu kibaranga mu myaka 85 benshi nta mirimo baba bagikora sibyo abapasitori bo muri diyoseze n'abo mwashakanye muri iki cyumweru twigaga ku bintu birebana no kwizamura mu ubukungu bw'umuryango apana ubwa paruwasi ubw'umuryango wa pasitori n'amadamu n'abana babo uwatwigishaga yaratubwiye ngo ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko muri iki gihe cya none abantu bageze imyaka 82 bacyubaka ubukungu kandi ugasanga burimo buragenda rwose ngo rero nanjye ntarebye se imyaka yo gukora kubanza iyo umuntu ageze 85 anatagiye gushobora imirimo ntabwo yaba ajya agiterura ahubwo basigaje imyaka yo guterurwa guterurwa cyangwa se gusindagizwa kugira ngo nawe ashobore kota akazuba nk'abandi byamunaniye kukigezaho ariko mu by'ukuri imyaka 85 abantu baba bagikora imirimo y'iterambere hari n'abayobora ibihugu uyu munsi abaperezida bamaze kurenza 85 wari ufite 82 ejo bundi yaragiye kwiyamamaza ariko atariko baravuga ngo wowe nta kibazo twari dufite ariko uzi ko wagiye ugira uburwayi bukabije cyane ukaba warabazwe kenshi tuza utahe wari perezida wa Amerika arataha ariko yari yishyizeyo kandidatire bari baramwegera bamugira inama iyo 85 iyo bakubwiye ngo ku myaka 65 ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo bivuze ko imyaka yawe yo gukora irangiye ntabwo irangiye rero nawe imyaka 20 imbere yanjye gukora umurimo w'Imana haleluya amen ahubwo igisigaye no kuvuga ngo ko ntakiri mu biro by'itorero ese imyaka umurimo w'Imana ugarukira mu biro by'itorero ntabwo ari ugarukira haleluya amen Imana yabwiye Abisirayeli turakwakiriye mwene data gitifu wacu mushakara ariko twebwe nka diyoseze tumaranye imyaka itari mikeya kuko azenguruka ni muri diyoseze ya Cyangugu haleluya amen ariko ni umunezero hari aho tujya twicara gutya hatandukanye iyo turi mu baturage Imana yaduhaye gukorera twebwe nabo ariko kwicarana mu rusengero bishimira Imana cyane hanyuma Imana yarambwira ngo umurewe nageze imyaka 25 azinjiza mu mirimo y'ihema ry'ibonaniro habaga hari imirimo isaba guterura kubaga gushyira ku gicaniro gushaka ibi ibyo byose byari imirimo y'abarewe harimo imirimo ikomeye cyane ikoranabuhanga rya Netara ariko noneho ngo nageze imyaka 50 y'amavuko azavanwe muri iyo mirimo ivunanye
ayisigire abato, kuko niba yarigiye bafite 25 kugera ku myaka 50 haba amazemo imirimo 25. Ese muri 25 nta bandi barebe bakuze ushobora gukora ibyo yakoraga ngo ajye avanga muri iyo mirimo ivunanye, ariko ntajye kure ababe hafi abo bakiri bato kugira ngo ajye abagira inama mu murimo w'Imana. Ubwo se kugira ababene data inama twebwe byatunanira bagana? Ntabwo byatunanira. Kandi umusaza mwumve umwihariko w'abasaza, niba utamugishije inama afite uburenganzira bwo kugira inama. Abakubwira ati reka nivugire iby'abasaza, ariko ukuri kugashyirira mu biganiro. Ubwo rero ntabwo tugiye kure yo kubaha episkopi watowe, ntabwo tugiye kure kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitujye kure. Nimutugisha inama tuzibagira, nimutatugisha inama tuzempoza inama bya gisaza, nabyo muzabyihanganira. Sibyo mbona? Haleluya, amen. Ariko abayoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo bateza akavuyo, ahubwo bakora ibyo bakora byose mu buryo buyobowe n'umwuka. Umwuka w'Imana azabishurira ibyo dukwiye gukora, kandi tuzabikora tunezerewe kuko n'ibindi byose twabikoze tunezerewe. Haleluya, amen. Turashima Imana kubw'ubuntu bwayo bwaduhejeje umugisha wo kubana namwe muri iyi myaka 5 irangiye. Ni ubuntu bw'Imana, nta nubwo twabisabye Imana. Imana yabishyuriye ihereye kuri mwebwe no ku nama y'abepiskopi bakuru. Tubona baratubwira ngo mwitegure, Imana yashaka ko mugira icyangombwa. Twariteguye, twari tuzi ko icyangombwa ari kure cyane n'aho tumenyereye. Ubundi wacu ni Kigali, ariko washaka no gucukumbura ukagera ku ivuko ugasanga ari ku nkiko y'Iburasirazuba. Urayumva ku nkiko y'Iburasirazuba kure wajya ni Kigali. Twumva rero ko ugiye kujya ku nkiko y'Iburengerazuba mu majyepfo, umuntu yumvaga ari urugendo rurerure, tukibaza niba tuzanabimenyera, kuko ibyinshi muri iyi mirimo tuba tubarizwamo cyangwa se dushinzwe, inama nyinshi zikorerwa i Kigali. Ibi by'abafatanyabikorwa ibiro byabo biri i Kigali, ibyo leta isaba ibiro bya leta biri i Kigali. Noneho umuntu akibaza ko izi ngendo zizashoboka, ariko aho byari bigeze twajyaga mu modoka yahaguruka mu mwanya muto tukumva twageze i Kigali. Ntabwo byari bitutuvuna na rimwe. Imana yagiye kubakamo imbaraga z'umutima, ariko twubakamo n'imbaraga z'umubiri. Turashimira Imana ku bwanyu, imyaka tumaranye. Imana yatugejeje kuri byinshi, Imana yabanye natwe. Hari byinshi byashobotse, hari byinshi byakozwe, ariko hari byinshi nanone twifuje gukora, namwe mwifuje ko twakora bitashobotse. Ibyo rero twakabaye tubabara ngo ko tugiye bidashobotse, ko tugiye bidashobotse, ariko kubera kumenya imikorere y'Imana, twebwe twemera yuko ibyo Imana yashatse byose nta na kimwe kitakoze. Ibi bitarakoze Imana yabiteguriye abandi bazabikora, kandi bazabikorera mu gihe cy'Imana. Haleluya. Turagira ngo rero mwumve twebwe ko twishimiye, dushima Imana kandi twanyuzwe n'urukundo rwayo. Mwaradukunze mutatuzi igihe mwifuzaga yuko twaba abakandida. Aho tugereye hano mwatwakirije urukundo. Nyakubahwa Mwepiskopi watowe na Madame Esperance n'umuryango wanyu, mugira amahirwe ko Imana yabatumye icyangombwa.
kuko aba bantu bazabakunda kuko natwe ntacyo twakoze kugira ngo badukunde, ntacyo bibasaba gukora kugira ngo babakunde. Ni abantu bafite urukundo rw'Imana kandi bakora ibishobotse byose kugira ngo umurimo w'Imana utungane. Hano muri katedrale twafatanyije muri byinshi, turabishimira Imana. Mu biro bya diyoseze dore ko benshi dufatanyije, bakeya bari mu maparuwasi yo hirya ariko benshi bari muri katedrale. Turabashimira inama zanyu, turabashimira kutwegera, turabashimira kudufasha mu bitekerezo, turabashimira kudufasha mu mirimo yose yagiye ikora. Ari icyo twize muri ibi byose, muri uru rugendo rw'ubuyobozi bw'imirimo y'itorero batangiriye mu ikanisa, tukava mu ikanisa tukajya muri paruwase. Hari igihe abantu babona umuntu aje ari umwepiskopi diyoseze, cyane cyane avuye hirya aho batamuzi, bakumva hari ko yahereye aho ngaho muri iyo mirimo. Ariko twahereye mu ikanisa nk'abarimu, nabaye mwarimu w'ikanisa kandi nahaboneye umugisha w'Imana. Uburyo bw'urubyiruko nishije mu rubyiruko rw'itorero, nkiri umupasitori, bamwe barakuze baba abapasitori, baba n'abakanoni, njyewe ntari abakanoni. Aho twakoranye umurimo ndi mwarimu w'ikanisa, aho mbere umupasitori, ntabwo ndibuka mu nshingano za mbere, ntabwo ari inshingano nabayemo za mbere, nkabamoniye ikigo cy'amashuri, twakoze igiterane. Umwarimu wo muri icyo kigo ni mumwe mu bakiriye Yesu muri icyo giterane. Yakiriye Yesu, akomeza gukunda Yesu, akunda itorero kugeza n'aho yashoje imirimo y'ubwarimu akaba pasitori. Uwo mwarimu yabaye pasitori, aba musenyeri, jyewe nyiri pasitori. Muri uko Imana ikora. Ariko byarashimishaga cyane kumva warahagaze ukigisha ijambo ry'Imana, umuntu akava mu nzira ze yitaga nziza akajya mu nzira y'Imana, akinjira mu murimo urimo, mugafatanya umurimo, mukabwiriza ijambo ry'Imana, kandi igihe kikagera akanakuyobora ari wowe wamwinjije mu nzira y'Imana. Ni ibintu bishimisha cyane. Hari ababibona bakumva amashyara arazamutse, kandi uriya ndamurusha n'uburambe, mu gihe wakabaye uzamuka, ariko dore arazamutse. Abazamutse turi abapasitori twinjiye mu murimo w'Imana ntabwo ari bakeya. Icyo twabonye ni kandi icyo dukomeza guharanira, icyo tubifuriza namwe guha agaciro, ntabwo ari gukora ibintu byinshi byiza cyane biremereye cyane. Icyo twize muri uyu murimo, icyo twigiye hano i Cyangugu, nicyo twigiye aho twabaye hose, Imana iduhaye inshingano zo kuyobora umukumbi wayo, n'icyo Imana idutegerejeho. Ariko ni nacyo Imana itegereje ku muntu wese waremwe mu ishusho y'Imana, kandi nta muntu uri ku isi utararemwe mu ishusho y'Imana. Icyo Imana idutegerejeho ni ukugendera imbere yayo dutungana rwose. Haleluya. Haleluya. Kugendera imbere y'Imana dutungana, kugira ngo dushobore gutungana. Kugendera imbere y'Imana ntabwo ari ukugenda n'ibirenge uko umuntu agenda, cyangwa se uko atambuka ngo Imana iri inyuma yawe nawe uragenda imbere yayo. Imana nta mubiri ifite, iba ahantu hose. Ariko kugendera imbere yayo ivuga ni ukuri, ni ukumva yuko aho uri hose uri imbere y'Imana. Aho uri hose ibitekerezo byawe bishimwa n'Imana, ibyo wibwira bishimwa n'Imana.
amagambo atambuka ku rurimi rwawe ashimwa n'Imana. Imyitwarire yawe hagati y'abantu ishimwa n'Imana. Imyitwarire yawe uri wenyine aho abandi batareba ishimwa n'Imana. Kuko bene data, rimwe na rimwe haba igihe usanga dufite ubuzima bwo tubayeho buturanga iyo turi mu rusengero nk'aho, iyo turi mu mirimo y'itorero, iyo turi mu baririmbyi turirimba, iyo turi abajyanama, iyo turi abapasitori, ukumva ko ubwo buzima bwawe ugomba kugira uko wigaragaza imbere y'abantu, ariko waba urahiherereye aho abantu batari, ukumva wakora ibindi. Ntawe uzabimenya, nta n'uzakabimenye, ahangaha ntawe ndeba. Imana rero kugendera imbere yayo utungana, ni ukuvuga ngo no muri icyo gihe uri wenyine aho abandi batareba, no muri icyo gihe uri mu rugo rwawe, niba Imana yaraguhaye urugo, uri umugabo urubatse, uri umudamu urubatse, nta buzima bwo mu rusengero n'ubuzima bwo mu rugo rwawe. Ntibizabe hirya umuvugabutumwa umugore we yabwiye, yari n'umupasitori, yatekereje yaribaza iminsi, ngira ngo hari n'imyaka, ariko nibwira ashaka uko yabwira umugabo we ibitagenda, ibigomba guhinduka, ubundi akamutinya, nimubwira ibi ngibi aranyica. Noneho umunsi umwe aramubwira ati ariko sheri, ati ndumva nifuza, mfite icyifuzo. Dufite ikihe cyifuzo? Ati ndashaka ko twimuka tukava muri iyi nzu tukajya he? Ati tukajya mu rusengero hariya twari tujya gutura mu rusengero. Ati mu rusengero hariya aho dusengera. Icyo uvuga ni iki? Ati tugaterura ibintu biri aha byose tukagenda, ntabwo twabura inguni y'urusengero cyangwa se dute, tukareba ukuntu twakwiyaranza tukarubamo. Umugabo atangira gutekereza, ni amatelefoni yari yakabayeho aho ari bujye kuvuriza umugore, ubwo yumvaga mu mutwe byayobye. Ari aho yibaza byinshi, abaza ariko uri muzima, aratari ndi muzima, ahubwo se wowe utabyumva uri muzima. Ati ndashaka, nifurije igihe kirekire ko twaba hariya aho ugenda ukavuga n'Imana, ndambiwe kuba ahangaha, ndambiwe kuba ahangaha. Kuko iyo uvuye hariya mu rusengero ukaza ahangaha mu rugo, tuba tumeze nk'abatuye kwa shitani. Ugira umwuka mubi w'ahangaha mu rugo, uyu mwuka mbi iyo ugeze mu rusengero ntabwo ugaragara, n'abana barabizi, none n'abaturanyi batangiye kubimenya. Uko nibyo Imana ivuga. Reka tutaratinda tugaruke ku murongo wa mbere n'uwa kabiri wo twasomewe mu gitabo cy'Itangiriro. Ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Haleluya, amen. Ujye ugendera imbere yanjye utungane. Nugendera imbere yanjye utunganye rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu, reka da, yari ataraba Aburahamu. Aburahamu arubama, Imana ikomeza kumubwira amagambo ati, ahangaha niho Imana ihera. Ahangaha niho Imana yamubwiye, ntabwo ari ubwa mbere yari ijyaniriye nawe, ntabwo ari ubwa mbere yari imuhaye amasezerano. Yari imaze imyaka yaramubwiye ngo uzamuha umwana kandi bazakomokwaho amahanga menshi. Umusaza yarategereje agera n'aho yumva ko
ibyo azabiraga umugaragu. Umugore we w'umukecuru ati rero urabona ko nanjye aho ngeze nta mwana duteze iby'Imana yavuze, bishobora kuba byarabibagiye cyangwa. Umugore ati rero reka twiyaranje twebwe tubone umwana, afite umuja wanjye, mfite umukozi wo mu rugo, ndamuguhaye wenda twamubonaho umwana akazaragwa ibyacu. Umwana iki gihe Imana yazaga yari amaze imyaka 13 avuka, umwana witwa Ismaili wa Aburahamu yari amaze imyaka 13, yarategereje isezerano. Ariko Imana ntabwo yigeze imwibagirwa, ntabwo yigeze yibagirwa n'isezerano yamubwiye. Noneho yongeye iragarutse iramubonekera, ariko hari ikintu kimwe yamusabye, kimwe gusa: ujye ugendera imbere yanjye utunganye rwose. Nibyo twavuga, Imana yari imubwira aho uri hose, haba nijoro haba ku manywa, waba uri mu mirimo yawe, waba uri mu matungo, waba uri mu baturanyi, waba uri mu nama y'umuryango, aho uzaba uri hose ujye ugendera imbere yanjye, ujye utungana. Ujye ugendera imbere yanjye, ujye utungana. Ni ugutungana mu bitekerezo, ukibwira iby'Imana. Ni ugutungana mu ishyaka, ibyo ushyiramo ishyaka ryawe bikaba ari bishimwa n'Imana. Ni ugutungana mu mivugire yawe, ibyo byose bigahesha Imana icyubahiro. Ni ugutungana mu mikorere yawe no mu migenzereze, mu mibanire yawe n'abandi, uhereye mu rugo ukajya mu baturanyi, ukajya mu bavandimwe, ukagera no mu rusengero, aho uri hose, mu kazi wahawe, ugatwibuka yuko ubwo uri imbere y'Imana, kandi ibyo ukora hose no mu kazi bigomba gutunganira Imana. Ariko hari icyo yamubwiye, ijambo yabanje ngo ujye umwihishurira. Bwa mbere yaratanganye, yikanze, yambwira ati witinya. Aje n'ubwa kabiri nabwo ibona afite ubwoba, yambwira ngo witinya. Ariko aha ngaha yamwihishuriye, yaramubwiye, ntabwo yavuze ibyo gutinya. Yari imaze gutera intambwe, ishaka noneho kumwihishurira, inamubwira uwo ari we. Iramubwira iti nige Mana ishobora byose. Imana yashaka ko Aburahamu muri biriya yakoraga, muri kuriya gutekereza isezerano akizera yuko hari Imana byayinaniye. Mu kwireba imyaka ageze 49, akareba umugore wari mu myaka 90, n'umugore Imana imubwira yuko azabyara umugore yarasetse. Iyi Mana noneho itazi ibigenda urubyaro uko bigenda, irareba menopause imaze kwikuba kabiri, ntizabyara. Umukecuru arisekera, ngo urasetse ati reka ngira ngo yigirire njye mu cyumba ajya kwigisha. Iyo myumvire ya kimuntu kandi natwe turayigira. Hari ibyo tubona tukizera yuko byarenze Imana, hari ibyo tubona tukizera yuko ntibishoboka. Hari umuvandimwe ureba ukareba yuko avuga uti ibi byararangiye, cyangwa se nawe ukireba ukikebuka, ukisuzuma, ukareba amateka yawe, ukumva hari ibidashoboka mu buzima bwawe, ukumva hari ibitazashoboka nubwo bazanye. Sogokuru ntiyabishoboye, data ntiyabishoboye, ibi ni jyewe uzabishobora. Reka ababishobora ariko ntibabishoboye hakiri kare. Muri iyi myaka ngezemo 65 hari ibyo byananiye ihora byansize, nzabishobora. Aho ngaho Imana yari izi ko Aburahamu mu myaka 89 n'umugore w'imyaka 90, ariyo myumvire barimo, ariyo mitekerereze barimo, ariko igenda iramubwira
ndi Imana ishobora byose. Haleluya. Amen. Ni Imana ishobora byose. Icyo ukeneyeho ni kimwe gusa, wowe ugendera imbere yanjye ugira ute? Utungana. Nugendera imbere yanjye ugatungana. Ndi Imana, ni Imana ishobora byose. Ni Imana ivuga ijambo isi ikabaho. Ni Imana ivuga ngo habeho amazi yitandukanye n'amazi yo hejuru bigakunda. Ni Imana yavuze ngo amazi abise igitaka cy'uruhande rumwe, ubutaka nabwo bugaragara. Ni Imana yavuze ngo ibimera by'amoko yose bizamuke mu butaka, byarabaye. Ni Imana ivuga ngo habeho izuba rijye rimurika ku manywa, rigabanye iminsi, riha abantu umwijima baruhuka, nibamara kuruhuka rigaruke bakora ibyo bakora kandi byumisha imyaka. Imana waremye amafi yo mu nyanja y'amoko yose n'ibiguruka mu kirere n'ibigenda ku butaka, kavuga ngo bibeho bikaba. Aramwita ngo ni Imana ishobora byose. No mu buzima bwawe Aburahamu, ndacyari Imana ishobora byose. Nubwo wihebye ukajya gushugurika umwana, ni Imana ugira ishobora byose. Ariko icyo ngusaba ni cyo, ni ukugendera imbere yanjye utungana rwose. Ibisigaye uzangaye gutinda ariko ntuzangaye guhera. Bene data, tujya ngo babwire ngo Imana dusenga irakomeye. Ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Icyo itarashobora tegereza igihe cy'Imana. Icyo itarashobora hari icyo itashimiye kuguha, izaguha icyo yagushimiye, icyo ubona kigukwiriye. Niba hari ibyo wamaze kuvuga uti ibi ngibi ntibigishoboka kuri jyewe, ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Yanyibukije amagambo ya Zaburi y'113. Duhereye no ku murongo wayo wa 4 ngo Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ufite intebe ngo niduhwanye n'Imana, niduhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Narebaga indirimbo hano amaze kuririmba mu kanya, nkibaza impamvu Vika yabyinaga cyane muri iriya ndirimbo, ariko we yari ufite ibanga ryo kubyina, niwe uzi ibanga abyina iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo izamutse igihe cyose uramubona, n'ubwo yaba asinziriye arabyuka akabyina. Niduhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Niyo Mana, niyo yonyine ireba ibyo mu ijuru ikareba n'ibyo mu isi, ikita ku byo mu ijuru ikita no ku byo mu isi. Umuntu nubwo yakomera ate azahangana n'ibyo ku isi, ariko ibyo mu ijuru ntabwo azabishobora. No mu wa 7 akura uworoheje mu mukungugu. Haleluya. Amen. Niba utarigeze mu mukungugu ugenda abayemo, muzi ikintu umukungugu wihariye utasanga ahandi hatari umukungugu ni imbaraga. Imbaraga murazizi, iyo zitaratwarika mu birenge ngo unanirwe no gukandagira. Uri umwana abandi bakajya mu gapira, rero gutera umupira wowe ukajya kwicara hari iki batantoneka. Ari no kuvuga ubu ngubu dufite generasiyo y'Abanyarwanda bambara inkweto bose, uva gatuna ku mupaka ukahinda ugera ku Kanyaru, nta kirenge cy'Umunyarwanda urabona hasi kitari inkweto. Haleluya. Ariko ibyo nabyo tujye tubishimira Imana, ntabwo ari ibya kera, ni iby'ejobundi. Ni Imana ishobora byose, ishobora no guhindura igihugu. Hari uherutse kuza nawe twicaye ahantu hariyo n'abapasiteri bavuga ngo arabareba uko bambaye, areba ibirato byabo
bikumbye n'uburoso arareba ariko mwana ati koko ati ko muzahera muri u Rwanda n'ubumenyi biri hanze y'u Rwanda ati muzaba tuvuye tuti mwavuga ati muzaba tuvuye ati ko pastor wambaye gutya kuva ku kirenge ukagera ku mutwe ntaho wabibona bino n'umwihariko w'u Rwanda ni nkaho yavuga ngo ni uburayi mu Rwanda ariko yanze kuvuga yatinye ko adushyira hasi avuga ati u Rwanda murihari ariko murongo wa karindwi Uwiteka akura uworoheje mu mukungugu ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro sizi icukiro aho haziye ubworozi oya ntabwo ari ubworozi bwo mu kiraro kuko ubworozi bwo mu kiraro nabwo bakuka amase bakagera aho bayashyira ahubwo ibicukiro ntabwo rikibaho kubera ifumbire irakomeye cyane nta burunda icukiro naho barundaga amase bakarunda ugasanga byabaye umusozi ariko n'imyanda yo mu rugo yose nibo bayijugunyaga niba rwakibwana hari aho yanduje barajyana bashyire ku icukiro niba ari umwana nawe muto utaramenya aho bajya aho yanduje barajyana ku icukiro ngo hari uwo ikura none se yemeza yewe bavuga ngo Imana ikura umuntu ku icukiro twarabaye mu mujyi wa Kigali hariya kera imoteri iri ahantu hose bataratangira kubijyana induba n'ahandi hari abo wasangaga barimo bashakishirizamo ibyo kurya bagashakiriza muri ibyo bintu bajugunya ku kivoteri ugasanga harimo abantu barimo barashakisha ibyo bashyiramo ukabona bakinyunyuza ikintu cy'ironji cyabuze ku ruhande rumwe abacuruza amaronji yo habuze rimwe barikuramo kugira ngo ritica andi n'inyanya zabuze bakazikuramo kugira ngo zitwite ibindi ugasanga abantu naho ngaho hari abantu batunzwe n'ibi ariko Imana iravuga ngo naho ngaho umwanditsi wa Zaburi ishyira hejuru umukene imukuye mu icukiro kugira ngo umwicaranye n'abakomeye. Haleluya, amen. uwari ingumba mu nzu ye imuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu, ari nyina w'abana bahinduye Bibiliya yera bashyizemo abahungu kuko burya ngo umugore wabyaye abahungu aba yumva yishimye cyane kuko yagura umuryango, ariko abazi Imana uwabyaye umwana wese ababyaye umwana ababyaye umuntu. Haleluya. ariko byiza birimo kuvuga no kuvuga ko gukomera kw'Imana, Imana yavuze ngo ni Imana ishobora byose. Uyu mwana hamya Imana ishobora, ariko nawe wabihamya, n'undi wese yabihamya. Niba Imana yarabaye mu buzima bwawe ikagira ibitangaza bikomeye gukorera, wabihamya, nanjye ndi umuhamya wawe. Imana idufashe tumenye ko kuko ari Imana ishobora byose, twe kuyishidikanya. Dore ikibazo tugira iyo watangiye gushidikanya iby'Imana, ubwo nyine kuri wowe iby'imigisha y'Imana biba bimaze kujya ku ruhande. Imana yakubwiye icyo ngo ajye agendera imbere y'abatunganye, yaravuga nanjye ndasezerana nawe isezerano ryanjye, nawe nzakugwiza cyane. Ikintu cya mbere Imana yamubwiye, umugore w'imyaka 90, umugabo ni 99, bamaze kubona akana ku mukozi wo mu rugo, ariko bose barimo bacungira ariko bahanze amaso, kageze imyaka 13, Imana yacyamubwira ngo nzakugwiza cyane. Kubera ko ari Imana ishobora byose. Aburahamu ngo arubahwa, iramubwira ngo dore isezerano ryanjye, igiye kumuha isezerano rishya. Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye. Haleluya. Nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, uzaba sekuruza. Ubundi Aburahamu, izina Aburahamu rivuga umubyeyi wubashywe, umubyeyi we. Aburahamu rya mbere, Aburahamu ni umubyeyi
w'amahanga menshi. Niyo mpamvu yamwise izina, ntabwo ubu ngubu uvuye ku izina rya Aburahamu, umubyeyi wubashywe, mwongereho kuri icyo cyubahiro, ugiye kuba umubyeyi w'amahanga menshi, ugiye kuba Aburahamu. Kandi muzitwe ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko ugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororoka cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Ibi ni ibintu byabaye nubwo Aburahamu yatagira ngo ayibone, ariko umuhungu we Isaka yabyaye Yakobo na Esawu. Yakobo akomokwaho imiryango 12. Imiryango 12 yavuyemo abami benshi, yageze nawe itandukana, bamwe baba Abayuda, abandi bajya imiryango 10 yiyomoraho baba Abisirayeli, bakomeza izina rya sekuruza. Abandi babakomotseho ni benshi kuko Imana yarabivuze. Ni Imana ishobora byose, kandi yabikoze ari ibidashoboka kuri abo bantu barimo bayumva. Muri Luka igice cya mbere badusomeye umuntu w'Imana witwaga Zakariya. Zakariya nawe akomoka muri uyu muryango, kuko n'uwo mu gisekuruza cya Lewi yari umwana wa Yakobo. N'umugore we nawe yakomokaga muri uwo muryango wa Aroni. Bari bahuje ubwoko, ariko barengaga ibisekuruza 7 bya bibiri. Barengaga ibisekuruza 7, ntabwo byari bihuje ko bashakana. Umugore we na Zakariya dore yari yarabaye n'umutambyi ukomoka kuri Aroni, ko abatambyi bose bagomba gukomoka kuri Aroni. Munsi we ubufindo bwa mutungo ni burije gucana ku gicaniro, gucana ikibazo kosa imibavu nakoze kosa imibavu yabo wari umurimo wabo werekana. Iyo bari ku gicaniro cy'imibavu bakazana imibavu bakayishyiraho impumuro nziza, n'akotsi bikazamuka bigakwira inzu, ariko umwotsi ugakomeza kuko hari hadasakaye aho boserezaga imibavu. No ku gicaniro umwotsi, impumuro ikagaragaza gutungana kw'Imana kuje aho ngaho n'ubwiza bwa n'icyubahiro cyayo. Ariko ngo uko umwotsi uzamukana n'umubavu, bumvaga ko amasengesho yawo ariko azamuka agera ku Mana, kuko umwotsi ukomeza ukageraho bakakiwureba, uba mu ijuru n'isi biba byagiye byahuye. Imana n'abantu bayo baba bahuye. Ari muri ibyo arikorera imirimo ye, agiye kubona marayika umusaza arikana ngo bari bashaje we n'umugore Elizabeti, ariko icyo yabavuzeho kandi mwese muzi ngo barakiranukaga. Ntabwo bari abatambyi gusa, ntabwo bari mu muryango w'abatambyi gusa, bageretseho ko bari abakiranutsi, bakiranukiraga Imana. Muri uko gukiranuka rero ari nako kugendera imbere yayo dutungana. Ibyo ngibyo binezeza umutima w'Imana, bigafungura impuhwe z'Imana, bigafungura imbabazi z'Imana ku myaka yabo. Nabo ari abasaza n'abakecuru nta mwana bagira, ariko none Imana igiye kubaha umwana uzaba igitangaza gikomeye. Iramubwira iti ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana. Nguko uko yavuze marayika, ndi Gaburiyeli nhagarara imbere y'Imana, ubutumwa nzanye bugiye ku Mana. Uzanye ubuhe butumwa? Elizabeti umugore wawe nawe mugiye gutwita umwana w'umuhungu. Ntiwibeshye, igihe Imana yagutumyeho bishoboka bike. Dore imyaka yanjye ndikubwira niba utayizi, reba iya mukecuru. Gushidikanya Imana. Mariya ntabwo yashidikanyije Imana, ariko ntiyashidikanya Imana yari kumubabarira. Ariko uyu musaza umutambyi uhuza abantu n'Imana, wagombye kubuza imbaraga z'Imana, wagombye kuba ababwira ngo Imana ishobora byose, ni wowe ushidikanya iby'Imana.
umugisha w'Imana yavuze umwana uzamubyara ariko uzongera kuvuga ari umwana avutse uzongera kuvuga ko umwana avutse Yohana nuko yavuze Imana ishobora byose Abrahamu na Eva bakomokeho amahanga menshi Zakariya na Elizabeti barabya wowe ni wowe nde uvuga ko Imana hari ibyo idashobora mu buzima bwawe no mu mateka yawe irabishobora iki gutegerejeho ni ukugendera imbere yayo utungana hanyuma nawe Imana ikaguhindura izina haleluya icyama uko abantu bakuzi uko abantu bakubona aho uvuka aho ukora ikintu muriya nta mugayo murona se cyiza mwamutegerezaho ni ikihe iryo zina Imana irarihindura iryo zina Imana irarihindura kandi burya ababyeyi mujye mwumva abo hambere bitaga amazina hari ukuri barimo bavuga bakabyara umwana ngo bazimaze iki kandi ntabwo bavugaga uwo mwana hari abandi bavugaga hari n'inshuti yanjye yitwa Bayahudi ubona ko bayareba ntabwo uwo mwana w'umukobwa ntabwo ariwe bise ntabwo ariwe Bayahudi hari abandi bavugaga byari umwana ngo nta makuru nta nubwo tumutezeho ko azakura akagira icyo avamo reka dupfe kurera ntibapfa kurera nyine ariko hari n'ibindi byerekana ubwihebe kumva waratakaje icyizere cy'ubuzima ntacyo Imana idashobora ikibitegerejeho ni ukugendera mu maso yayo dutungana kandi witungana ijoro rimwe ugatungana umwaka umwe ugatangira kubaza Imana turi hehe Zakariya yarinda abo umusaza agitungana igitangaza cye cyaje imyaka y'abukuru umwana we aza aje gutegurira umukiza w'isi inzira hanyuma ikindi Imana yamubwiye nuko izabaha igihugu yabasezeranije kandi izakomeza isezerano ryanjye nawe n'uburyo n'urubyaro rwawe isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzagukurikiraho rigeze ibihe byose ribe isezerano rihoraho kugira ngo nkubere Imana nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho mbabere Imana kandi nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka nanjye nzaba Imana yawe Imana ngo niba yitunganira Aburahamu natungana agendera imbere yayo ntabwo izamugwiza gusa ntabwo izamuha abana gusa ntabwo bazakomokaho abana bakomeye n'abana gusa ahubwo azagira na gakondo azagira igihugu kizamwitirirwa haleluya amen amasezerano y'Imana ntakuka amasezerano yayo ahoraho kubera yuko ijambo ry'Imana ari ijambo ry'ibihe byose Yesu ageze ku isi uko tubisoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 44 n'undi buhere ngo ariko jyeweho ndababwira nimukunda abanzi banyu ibi ni kwa kugendera imbere y'Imana dutungana mukunda abanzi banyu impamvu Yesu ahera aho ngaho nuko azi ngo dushobora gukunda tukagira urukundo
ariko gukunda umuntu kwanga ubizi ko kwanga birakugora bikanakuvuna ariko Yesu ati n'abanzi banyu mubakunda musabire ababarenganya nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Tugire umutima nk'uw'Imana. Nimukunda abakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikoro bo ntibagira bati nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Mbese abapagani bo ntibagenza bati ariko abantu badore umurongo wa 48 namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Iryo ijambo rya Yesu ryavuye mu kanwa ke, ashaka ko abantu dukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka. Kandi Imana ibyo nibyo yasabye Aburahamu, nibyo dusaba uyu munsi. Nasoza n'uyu murongo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 13. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 13. Nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha. Rimwe na rimwe abantu barambaza batari ko tubwiza ukuri kunywa inzoga ni icyaha. Tubwize nawe nanjye ngiye kubabwiza ukuri. Ubundi mubisoma hehe ibyo ngibyo? Ko murimo kumbaza nkaho hari aho byanditse mubisoma hehe? Yaga ni nanjye nsoma Bibiliya nisoma cyane ariko ntaho ndabona ivuga ngo kunywa inzoga ni icyaha. Ariko Bibiliya iravuga ngo mwirinde ibisindisha. Mwabonye ko na Yohana ajya kuvuka Imana yabwiye ise ngo uyu mwana ntazanywa igisindisha ubuzima bwe bwose, kubera yuko hari ibitangaza Imana igiye kumukoresha. Niba ushaka ko Imana igukoresha ibikomeye wirinde gusinda. Pawulo aravuga ngo mwuzure umwuka w'Imana mwe kuzura inzoga. Aha Petero nawe abyunzemo ati nubwo atariyo ingingo y'uyu munsi ariko aravuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano yanyu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Umurongo wa 14. Mube nk'abana bumvira ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera aba ariko namwe muba bera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Haleluya. Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ukugendera imbere y'Imana duharanira gutungana rwose, tukirinda icyaha tukakigenda kure. Icyaje niba umwuka wera yakitweretse cyangwa umugira neza akatubwira nyamara hari ibintu ukwiye guhinduka, bivemo. Hari kugendera imbere y'Imana, utagendera imbere y'Imana aba afite ikibazo, kuko muri iyi si hari ibintu bibiri, hari impande ebyiri. Hari uruhande rwo kugendera imbere y'Imana. Iyo wagiye kuri uruhande rundi ugendera aho utazi, ariko ntabwo ari ay'Imana. Aho atari Imana ni kwa Satani. Icyo Imana ivuga ngo gendera imbere yanjye hariya. Niba utagendera imbere y'Imana ukaba wowe ukiri aha ngaha ariho uziritse, ufite impamvu zawe zo kutahava vuba, ariko urasaba Imana ngo igukorere biriya nyagasani Imana, ugiye mu cyumba urabisenga, urasenga ariko ntabwo
uracyayiriza uri hano urasaba imana ngo ikemure ibyawe byanze. Niba ushaka ko imana ikora mu byawe by'aho imana ikorera va aho ngaho imbere y'imana. Ariko ntabwo ari ukuhava n'umubiri wawe physically, have mu bitekerezo byawe, have mu bwenge bwawe. Tekereza ibyo Imana ishima, kora ibyo Imana ishima, vuga ibyo Imana ishima, gira urukundo nk'urwo Bibiliya itubwiye. N'abakugirira nabi n'abakurenganya bakunde, n'abakwanga bakunde, kuko niba Imana iri mu mutima wawe izaguha imbaraga zo gukunda abo udashobora gukunda. Niba Imana iri mu mutima wawe, kandi inzira ni imwe gusa yo kwemera Yesu nk'umukiza wacu. Iyo twemeye Yesu, umwuka wera azadutura muri twe. Ntabwo umwuka wera w'Imana azaza ngo ature muri twe tutaremera Yesu. Ushobora kuba uri umunyabyaha, ariko niba wemeye Yesu, ndakwizeye ndakwemeye, uri umukiza w'ibyakuzanye gutunganya abanyabyaha, ngwino untunganye. Ubwo byarangiye, ibisigaye Yesu umwuka wera araza muri wowe, ibyo akubuza ubivemo, ibyo byakunaniraga guha imbaraga zo kubishobora. Umwuka wera yaje byose birashobora. Niko Imana yabwiye abigishwa ba Yesu, umwuka wera naza muzahabwa imbaraga, muzaba abahamya ba Yesu. Umwuka wera ni impano ku muntu wemera Yesu nk'umukiza. Hari abantu benshi babatizwa batemeye, hari abantu benshi bakomezwa batemeye, ariko shakamo imbuto y'umwuka wera ntugire n'imwe ubona. Ariko umwuka wera aza mubemereye Kristo kubabamo, akaba ari uyobora ubuzima bwabo. Umwuka wera w'Imana niwe udushoboza gutunganya Imana, kuko araduhana, aratwigisha, atwemeza ibyaha, atubwiza ukuri, ntaturyarya, aduha imbaraga zo gukora ibyo twahisemo gukora igihe cyose twahisemo gukorera Imana. Dusenge. Mana, turagushima cyane kuko uyu mwanya w'ijambo ryawe ibisobanutse, Mwana ukomeze kubyuhira mu mitima yacu, udasobanutse umwuka wawe wera bisobanure. Waramuduhaye kugira ngo atwigishe, waramuduhaye kugira ngo atwemeze ibyaha, waramuduhaye kugira ngo aduhe imbaraga zo kugambirira kuva mu bidakwiye, kuva mu bidashimwa no kujya mu bishimwa. Uraduhamagarira kugutunganira kugira ngo ibisigaye byose tubikurekere kandi ubikore. Kandi ntabwo ari twe twaba aba mbere ubikoreye, warabikoreye, warabikoze, wabikoreye benshi, natwe hari ibyo wadukoreye. Uduhe rero Nyagasani Mana kugambirira kugendera imbere yawe, uduhe kwihanganira ibitugora, uduhe kubabarira no kuzibukira abaduhemukira, uduhe kubakunda kugira ngo ubushake bwawe bube muri twe, kandi amasezerano yawe yose aba yacu n'abadukomokaho uko ijambo ryawe rivuga. Tubisabire ryawe twese ry'Imana ry'Umwuka wera. Amen.